Tubanjije kubasuhuza abantu mudukurikira kuri HBGD Nduba TV. Aka rero kakaba ari akanya keza ko kwicara hasi tugasoma. Nk'ibisanzwe rero hano kuri HBGD Nduba TV umurimo ku isonga. Uyu munsi twaba tuje rero n'ibintu bitanu by'ingenzi ushobora gukora kugira ngo ubashe kwigisha umwana agire ubumenyi buhagije. Mu by'ukuri rero kwigisha ni umurimo w'Imana, navuga ko ari impano akaba n'umuhamagaro. Ibaze nawe kugira ngo utange ubumenyi nk'uko nawe wabuhawe, ufata umwana akiri muto umwigishe gusoma, umwigishe kwandika, avuga indimi, yige, agere aho avura, yigishe n'abandi cyangwa se akore ibyo twifashije. Aha rero ni impano ikomeye cyane kandi isaba kwihangana. Ariko hari uburyo butanu tugiye kurebera hamwe bwashobora gufasha umurezi kuba yakwigisha umwana maze agatera imbere. Dore rero ikintu cya mbere, kwigisha amasomo ku murongo wagenwe, nibura ukarangiza mbere ku buryo igihe cy'isubiramo kizagera wowe wararangije ndetse waranakoze isubiramo ryawe. Ibi bizagufasha iki rero? Uzigisha ukurikije ingengabihe yagenwe, noneho nurangiza wowe uba warakoze uko ushoboye kose, wigisha neza umunsi ku wundi, amasomo yawe yatondeka unasuzuma buhoro buhoro, hanyuma ugire n'ikindi gihe cyo kongera gusubiramo mbere y'uko isubiramo ryagenwe riza. Ibi bizafasha umwana urimo kongera gusubirwamo amasomo bwa kabiri, kumva noneho bidasubirwaho isomo ryawe. Reka twikomereze turebe icya kabiri. Umwarimu cyangwa umurezi akwiye gutanga imyitozo ihagije atayitubije, kuko umwana uko ukora imyitozo myinshi cyane niko agenda arushaho kubimenya. Tubare mukoze imyitozo 5, ubonyemo abantu nibura igiye kurangira bazamutse, niba ari abanyeshuri 20 bahereye kuri 5 bageze ku 10. Urongera ufatira imyitozo none 10, barongera barayikora, nanone birimo birazamura umubare w'abana bari kugenda bumva iryo somo, kugeza ubwo ushobora kurangiza nk'imyitozo 30 cyangwa 40 buri mwana wese, uko ugacunga neza gusa ko abana bose batarangaye. Icyo gihe urangiza imyitozo myinshi buri wese yamaze kumva isomo neza. Rero gutanga imyitozo myinshi ukanagerageza kumenya muri icyo gihe cy'imyitozo niba hari umunyeshuri utabimenye, nawe ukaba wamufashiriza ku kibaho n'abandi barebaho. Wabona bikomeje kwanga ukaba wamuha akanya gato k'umwihariko, cya kintu ukakimusobanurira mu mwanya muto abandi barimo gukora. Wenda abahanga ushobora gufata abahanga bakaba bakora, none wa wundi ukaba wamuhererana gato nko ku meza murana mu ruhande rumwe, hanyuma ukamusobanurira by'umwihariko, nawe ukamusubiza mu bandi cyangwa ukamusubiza ku kibaho akagenda akagerageza gukorera ko agikora. Yakishobora sawa, atanagishobora ukamushyira hariya, ariko ukaba ubizi ko ejo uzaza umukurikirana kugeza rya somo rirangiye. Ntukwiye no kureka isomo utaramara kumenya niba abanyeshuri bose baryumvishe. Icyo gihe ndavuga ko umwarimu ukeneye gutsindisha abana be bose neza ibizamini. Reka twikomereze rero tugiye ku cya gatatu, turebere hamwe icyo wakora kindi. Cya gatatu ni ugucunga cyane niba iyo usobanura bose bakurikira, kugira ngo umenye abo ukebura b'indangare, kuko hari abana baba barangara bazadindiza umusaruro, kuko umeze nk'urimo kubiba imbuto. Noneho ukwiye kugerageza ukamenya ahantu zibiba, niba koko ubutaka ubibamo burimo kuzakira. Ubwo ndashaka kuvuga niba koko abanyeshuri ya masomo urimo uratambutsa, ese urabona abana bari kuyumva? Niba ubona batari kuyumva, shaka udutekinike. Gerageza niba ubona ari morale nke,
ushobora no gutangira n'akantu k'agakuru kabaganiza ukuntu ariko ugahita ubagarura amasomo kugira ngo bose ubone ko bagarutse muri mudu. Rero kwigisha ni ibintu umuntu akora akunze kandi abifashe nk'impano, akabifata nk'impano yiyumvamo, nk'ikintu yiyumvamo. Ni umurimo usaba ubwitange. Rero igihe urimo wigisha ukwiye no kugenzura neza ukareba, ugakora tansiyo, ese aba bana ndimo nigisha cyangwa abanyeshuri banjye nibo abantu bakuru, ibintu ndimo kubigisha barabyumva? Ntubura uyisubiza inyuma gato ukabaza nk'utubazo tw'ibyo wari umaze kwigisha, ukareba ni bangahe bamaze kubyumva. Wabona benshi barimo kubimenya, ukaba wakomeza imbere hatitaye ko twabonye ko ugenda n'igihe cy'imyitozo kandi ihagije. Ni ukuvuga abanyeshuri rero iyo babyumvishije ubirebera mu buryo barimo gusubiza muri twa tubazo twa hato na hato ugenda ubabaza. Reka twirebere ingingo ya 4, ibiganiro bito. Hano ukwiye kurema utuganiro duto. Ibiganiro bito iyo ubiremye ukanabitambutsa mu gihe abana bananiwe cyangwa ugira ngo base n'abagaruka muri mudu, wabonaga batangiye gusa n'abahuga, icyo gihe bituma isomo ryawe ribasha kugumiza gukurikirwa, ubwonko bw'umwana bufite ubushake. Ni ukuvuga utangira isomo mo hagati se wenda hagati icyo gihe hano igihe ubona bashaka kurambirwa, cyangwa se ku musozo igihe barikurikiye neza, ukaba watuma barangiza isomo banishimye, kugira ngo igihe cyose igihembwe aba ari kirekire, icyumweru aba ari kirekire, bakimare bafite morale, bigana morale. Rero ni ngombwa ko abanyeshuri kubera ko bazamara igihe kirekire biga, ni ngombwa ko nibura bahabwa utuganiro tunyura mu masomo gake gake, two kubasetsa, two kubakundisha amasomo, udukuru duhimbye ariko twiza tw'urukundo, tutari inkuru mbi zigisha ibintu bibi, za nkuru mbese umwana ari bwumva kumva aragashishikariye, se byagenze gute, duteye amatsiko. Ubwo umwana aba amaze kugaruka muri mudu, hanyuma ugakomeza isomo ukavansa. Ubwo umunsi uba urangiye kandi ukarangira umwana yishimye, ejo akagaruka kwiga yishimye, yumva rwose afite ibintu byinshi bimukururira gukunda mwarimu ndetse no gukunda amasomo ye. Ubwo rero ukibuka neza ko na ba bandi baba bakosheje, uba ugomba kuba ucunga neza cyane n'abarimo gukosa, nabo ukajya ubagaruza ineza n'urukundo, kuko umwana uba uri mu mwanya w'umubyeyi ukwiye kumurera neza. Rimwe na rimwe hari n'abana batabona urwo rukundo ruhagije, ariko wowe uba uri umubyeyi w'igihugu, uba uri umubyeyi rusange, ntago uba ugomba kuba uri umwihariko. Gerageza rero gushakisha, icyo ni icya 5, nibura amakuru uhuze n'ababyeyi b'abana. Igihe hari impinduka uzajya ubimenya vuba, ugarurire hafi, amaso atararenga inkombe. Kwigisha bisaba ubwitange ndetse no kubikora ubikunze. Igihe ubikora nk'akazi gusa ntabwo bishobora kuba byatanga umusaruro neza. Hari aho bizagusaba kwihangana, hari aho uzumva uri kuvunika, uri kubona uri kwigisha umwana ntari kumva, urakare, nyamara atari ko byakagenze. Iyumvemo urukundo, ndetse wa wundi ahubwo byananiye wumve ko afite ikibazo akeneye gufashwa. Ashobora kuba afite ibibazo guhera mu rugo, kandi ibyo byagira ingaruka ku mwana, ariko nawe bikakugiraho ingaruka ku musaruro uzatanga. Rero bumuhanga, bumwarimu w'inyarugenge, umenye ko utwara umwana, yaba ameze neza yaba atameze neza, kandi wicishe bugufi ukine n'abana, babone ko nawe uri umubyeyi. Ikindi, nibiba ngombwa unabereke ko wanabahana, udakunda abana bakuvogera cyangwa se b'abanyamafuti. Umwana murakina mukaganira, ariko ukageraho
umwereka avuga uti buriya aya mafuti yose nyakunda, ibi ni bibi, ngewe nikunda abana babihora bimere neza, bubaha, bafite uburere, ukabimwereka kandi mu buryo bwiza bwumvikana. Ngizo rero ingingo zari eshanu zikwereka uburyo uri umwarimu ushobora kwigisha umwana agatsinda byanze bikunze, kumuhata urukundo, kumwima igihe cyo kurangara pe, kandi amasomo ukayamugezaho ubizi, wowe ubuze icyo ushaka kumugezaho, ndetse ukanamuganiza ukamwereka ko ibyo murimo gukora atari imikino, ahubwo muri seriye mushaka kugira ngo yige azabe umuntu ukomeye, niba ari umuganga, ndetse rimwe na rimwe ukajya ubabaza n'icyo bashaka kuzaba cyo, ukababwira ko kugira ngo bakigereho ari uko mukwiye gufatanyiriza hamwe urugendo rw'uyu mwaka, ukabigisha neza uyu mwaka bakawuvamo, bakabashyira uriya mwarimu nawe bagasanga afite tekinike nziza zo kwigisha, hanyuma abana b'isi cyangwa se b'igihugu bagatera imbere, bakagira uburezi bunoze, bakagira ubumenyi buhagije ku buryo bazajya ku isoko, barangiza bagahatana bakabona ubuzima. Murakoze rero, yari Habijid Nduba TV, kora like, share, comment, asigaye tujye tubana mu biganiro byose bya buri munsi.